Hey nongeye kubasuhuza mwe mukurikiye Izere TV buri munsi. Uyu munsi nabazaniye amagambo y'ubwenge yahindura ubuzima bwawe uhereye uyu munsi. Buri gihe umuntu aba agomba kwiga amagambo y'ubwenge yahindura ubuzima, kuko ibyo umuntu aba azi n'ibyo aba atazi, ibyo umuntu aba atazi ariko nibyo biba ari byinshi cyane kurushaho. Uyu munsi tugiye kubirebera hamwe birambuye. Icya mbere, kurema isi nziza mu biganza byacu wese uyituye. Buriya kurema isi nziza biri mu biganza by'umuntu wese utuye isi. Ubishaka nawe wayihindura isi kabiri. Nta mpano iruta gufasha abandi udategereje inyungu iyo ari yo yose. Buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo gira neza wigendere. Iyo ufashije umuntu ntubuze abazagufashije. Gatatu, ntugakangwe na ntibishoboka, kubera ko buri kintu cyose gihora gisa nk'ikidashoboka kugeza kibaye impamo. Buriya buri kintu cyose gihora gisa nkaho kidashoboka kugeza kibaye impamo. Ntugakangwe na ririya jambo. Kane, uburezi ni intwaro ikomeye cyane ushobora gukoresha uhindura isi. Buriya uburezi niyo ntwaro ya mbere wakwifashisha mu guhindura isi byihuse. Gatanu, namenye ko ubutwari atari ukubura ubwoba, ahubwo ubutwari ni ukunesha ubwoba. Rero namaze kumenya ko ubutwari ntabwo ari ukugira ubwoba, ahubwo ubutwari ni ukunesha ubwoba. Gatandatu, baho ubuzima nkaho ntawe uri kureba, kandi uharanire kwigaragaza nkaho buri wese ari kukureba. Urajya ukora ikintu usa nkaho ntawe uri kukureba. Karindwi, umutsinzi niwo murosi utarigeze acika intege, kandi ni wa wundi utarigeze ubigira. Umunani, ntukancire urubanza ku ntsinzi nagezeho, ahubwo uncire urubanza ku nshuro natsinzwe. Ntugacire umuntu urubanza ku ntsinzi, ahubwo jya umucira urubanza ku ntsinzi. Icyenda, nta bibazo biri kuri iyi si utahindura amahirwe mu gihe ufite ubushake n'ubumenyi bwa ngombwa. Icumi, iyo usimbutse umusozi umwe ntugire ngo birarangiye, haba hari indi misozi igutegereje. Buriya nk'iyo uvuye mu kibazo kimwe ntukagire ngo ibibazo byose birarangiye, haba hari ibindi bibazo byinshi bigutegereje cyane. 11, reka amahitamo yawe ashingire ku cyizere cyawe aho gushingira ku bwoba bwawe. Buriya amahirwe reka ashingiye ku cyizere aho gushingira ku bwoba bwawe ufite. Nizeye ko iyi video hari ikigusigiye. Kora subscribe utazacikwa n'izikurikira. Utwandikire hasi, ukande like, utubwire muri comment ikintu twazakubwiraho ubutaha, ibintu ushaka ko twazakuganiriraho.